kera kabaye umugabo wanjye atahana n'umukobwa basinze. Umukobwa abaza umugabo wanjye ngese ngo uyu nguyu ni igiki cyawe, ngo uyu nguyu ni umuntu ncumbikiye. Arangije ahita ambwira, madango reka nkubwire, uzi ikintu gituma ngewe nkwanga? Ikintu cyambabaje yabimbwiriye imbere y'umukozi wanjye nakoreshaga. Hanyuma se ujya gushaka umugabo ntabwo wigeze ubona ba nyogosenge ngo babe bakugira inama? Ibyo bintu uvuze umugabo wawe yakunengeye, nta muntu wigeze abikuganirizaho? Ndumva muzi ngo yari umugore wanjye. Yego. Ubu ngubu ntabwo akiri umugore wawe se? Kare naramwirukanye, ntabwo bose, ntabwo nyibana nawe. Nabonye undi mwana bose wujuje ibyangombwa by'abagore. Umugabo wanjye yarankundaga ariko sinzi ibintu bamuhaye abagore bo hanze. Reka ngusuhuze kandi nguhe ikaze. By'umwihariko ndasuhuza abantu batuye ku mugabane wa Amerika, Aziya, Europe, abatuye ku mugabane wa Afurika, cyane cyane reka nsuhuze abarundi, abaturanyi bacu tuvuga ururimi rumwe. By'umwihariko ndasuhuza abanyarwanda muri rusange, ndetse n'abandi batuye mu bihugu bitandukanye tuvuga ururimi rumwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane. Uri umukobwa? Oya, ndi umumama. Uri umumama w'abana bangahe? 2. Uri mwiza rwose. Yego. Urabizi ko uri mwiza? Yego. Uri natirere, uri umurokore? Yego, ngende umurokore. Uri umwadeperi? Yego. Witwa nde? Nitwa Tuyisenge Justine. Justine rero wampamagaye umbwira yuko ufite inkuru y'ubuzima bwawe ushaka gusangiza abantu muri rusange. Yego. Ongera ku ijwi kugira ngo abantu babashe kukumva kandi urebe muri kamera, urebe abantu. Yego. Justine rero iyo nkuru yawe y'ubuzima bwawe tuyitangire hehe? Uri umwana cyangwa se wari ukuze? Oya, nkuze. Justine byakugendekeye gute? Njyewe nari umwadeperi, nsenga ndirimba. Umugabo wanjye nawe yari umwadeperi acuranga. Umugabo wanjye twarateretanye, tuza kubana, tubana nk'umugore n'umugabo, turasezerana byemewe n'amategeko, itorero riradushyingira. Umugabo wanjye twarakundanaga pe, nta kibazo twari dufitanye. Twaje kubana, tuza no kubyarana umwana wanjye w'imfura w'umukobwa. Yego. Twarakundanaga pe, dusenga dukijijwe, tujya mu cyumba cy'amasengesho. Umugabo wanjye nta kibazo n'iki na kimwe afite. Yego. Umugabo wanjye yaje guta, akazajya anywa inzoga, umugabo wanjye agataha yasinze. Amubaza, se mugabo wanjye ko dukijijwe, kubera iki wanyweye inzoga ukaza wasinze, byakugendekeye gute? Ese wabaye iki? Yego. Ngo ni wowe bitera, ni wowe kabitera. Nkamuga ati, mugabo wanjye koko wambabariye koko ukambwiza ukuri. Umugabo wanjye akanga kumbwira. Ibyo ngibyo nkabyihanganira nkatuza, nyine ko nasengaga, nari umuntu wo munyamasengesho, nkijijwe nkasengera umugabo wanjye ngo ndebe ko yakizwa, bikanga. Kera kabaye umugabo wanjye yatahanye ndaya yasinze, n'indaya nayo yasinze. Ariko iyo ndaya ntabwo yari yasinze cyane nk'umugabo wanjye. Umugabo wanjye yaraje aransuhuza ati, bite se? Ndavuga ati, ni byiza mugabo wanjye. None se kubera icyo umeze gutya kandi wasinze, wabaye iki? Kandi nkaba ndeba uri kumwe n'umukobwa, byagenze gute? Ngibyo ntabwo bikureba, ngibyo ntibikureba wa ndaya we. Atangira kunyita indaya, kandi ndi umugore we twasezeranye n'amategeko. Ubwo wa mukobwa yaraje
arambwira ati se bite mada ati ni byiza ati se umugabo wawe ko atigeze ambwira ko ari umugabo wawe ko yambwiye ko mbwiye ko agucumbikiye umupfana iki ndamubwira ati umva mukobwa uyu ni umugabo wanjye twabyaranye ati nimba ushaka amahoro wa mukobwa ufate inzira witahire umukobwa yaranyumviye ahita ataha umugabo wanjye turaryama mu gitondo buracya inzoga zimushizemo ndamubwira ese mugabo wanjye uriya ninde wazanye hano umugabo wanjye ansaba imbabazi arambwira ni ukuri kw'Imana pe mugore wanjye nkunda cyane mbabara ndakwinginze uriya mukobwa ntabwo namuzanye hano ni iby'inzoga pe mbabarira umugabo agapfukama akansaba imbabazi yamara kunsaba imbabazi nkumva koko ari umugabo muzima ko yuko ko ankunda umugabo wanjye arambushabusha noneho yaviriye mu gakiza anywa inzoga biranga burundu byanga kumuvamo ngeraho nicuza icyatumye njye nawe tubana umugabo wanjye naramubaje ati mugabo wanjye ni igiki turi gupfa kugeza na n'ubu ngubu utari kumbwira kubizi ko nkukunda ukaba uzi ko nta n'ahantu najya natakubwiye mugabo wanjye wankuye muri korari sinkijya kuririmba sinkijya guterana nk'abandi kubera ko twari abarokore duhamishe none ndebera twagiye inyuma y'itorero mugabo wanjye koko wambwije ukuri ikintu turi gupfa njye nawe umugabo wanjye twari turi mu cyumba yanga kunsubiza umugabo wanjye ahita asohoka ajya hanze nimba yaragiye kunyara simbizi nanjye ndasohoka umugabo wanjye duhurira mu muryango muri salo mageze umugabo wanjye ahita ambwira ngo uzi icyo dupfa njye nawe urakizi ndabwira ati sheri ntacyo nzi ni ukuri kw'Imana naba ngize amahirwe ukimbwiye rwose naba ngize amahirwe nkamenya ikintu mpfa nawe mugabo wanjye umugabo wanjye arangije arambwira ati umugore wanjye uzi ikintu dupfa ndagukunda ariko uzi ikintu dupfa ni ibintu bibiri ndamubaza ise mugabo wanjye ni ibihe bintu bibiri koko mbwiza ukuri ni ibihe umugabo arangije aratobora arambwira ati uzi ikintu nkwangira nuko nta mavangingo ugira ati kandi ikindi cya kabiri nuko utigeze uca imyeyo nk'abandi bakobwa ikintu cyambabaje yabimbwiriye imbere y'umukozi wanjye nakoreshaga arambwira ngo n'uyu mukozi nawe yumvireho areke kuzaba icyoye nkawe narababaye polisi agahinda karanyica umutima uranyiga ndavuga ati se mugabo wanjye nimba ariko wari ubizi kuki utigeze umbwira ngo basi wenda tubikore basi cyangwa ubinkore nimba uzi ko hari ukuntu babikora ngewe ko ntabyo nari nzi ngewe nta n'ikintu na kimwe nari mbizi wo kubera ko nayishatse nkiri umwana none se harya umugabo wawe wambwiye ko watubwiye ko mwashakanye gute mwahuye gute ese mwateretanye mwabanye mukundana mwarabanje guteretana yego twarateretanye umugabo wanjye rwose turateretana turanasezerana imbere y'Imana baradushyingira byemewe n'amategeko ariko umugabo wanjye yaje kumpindukanya hanyuma se mwabanye mumaze igihe kingana iki muteretana umwaka n'igice mwateretanye umwaka n'igice yego none se mujya kubana ko nzi ko hari inyigisho ADPR itanga abapasiteri bigisha ibintu by'imibano byo kubana ntabwo bigeze babaha inyigisho baraziduhaye inyigisho umugabo wanjye arazumva nanjye ndazumva numva nanjye nta kibazo ubwo rero niyo mpamvu twese dusezerana kandi twarakundanaga pe hanyuma se ujya gushaka umugabo ntabwo wigeze ubona ba nyogosenge ngo babe bakugira inama ibyo bintu uvuze umugabo wawe yakunengeye nta muntu wigeze abikuganirizaho oya masenge wanjye yari yarapfuye nta wari uriho kandi na mama wanjye nawe nta wari uriho wenda ngo abimbwire ntabwo ibyo rero ngewe nari mbizi pe iwanyu muvuga muri abana bangahe tuvuga turi abana 5 ni ukuvuga ngo muri abakobwa bangahe 3
ni ukuvuga ngo muri aba bakobwa bose bakuru bawe ni wowe mukuru cyangwa uri mutoya? ni ngiye bucura iwacu. Muri aba bakuru bawe se nta muntu wigeze akubwira nko kuri icyo kintu cyerekeranye no guca imyeyo? oya kubera ko bakuru banjye bandusha imyaka myinshi kandi ngiye nari nkiri muto, ntabwo rero bari kunyica zena ngo banabimbwireho, baranyihoreye nuko nyine byagenze. Nihangana. Hanyuma umugabo wawe akubwira ko aricyo yakwangiye? umugabo wanjye yambwiye ko aricyo yanyangiye pe, ni ukuri ndagira inama abakobwa bose bazajya bajya gushaka bajye babanza babaze, reba urugo rwanjye rurasenyutse kubera ko ibyo bintu natigeze mbikora. ni ukuri pe ndabagira inama bajye babikora pe, ni ukuri dore biransenyeye, ubundi njyenyine umugabo wanjye twaratandukanye yaragiye burundu kubera iyo mpamvu, ubundi njyenyine. Pole sana. Umugabo wawe mwatandukanye mumaze igihe kingana iki? Mubyaranye kangahe? Dufitanye abana 2, umugabo wanjye twe tumaranye imyaka 5. Reba muri kamera. yansigiye inda aragenda, iyo nda yananye inda y'amezi 2. Oh la la. Inda ndayirera njyenyine, umugabo aragenda asanga indaya, nguma mu rugo njyenyine, nta bushobozi nta n'ikintu n'iki na kimwe yigeze ansigira. habe umugabo yaransahuye arajyana buri kimwe cyose, habe n'isafuriya habe n'ikirusha. Yo pole sana. None se Justine, nyuma y'ibyo umugabo wawe yakunengeye byibura hari icyahindutse? Naje guhura n'umukecuru angira inama ati mwana wanjye rwose babikora gutya na gutya, uzabikore umugabo ashaka kuzagaruka akakugarukira rwose. Ubwo mukecuru wamuganirije inkuru y'akababaro kawe? Yego namubwiye nyine ukuntu mbayeho n'ukuntu byagenze n'ukuntu nasenye urugo rwanjye. Umukecuru yangiriye inama, ubu rwose ibintu uko yakabimbwiye narabikoze, imyeyo rwose narayiciye, nta kibazo ubu ngubu mfite. Yego. None se ibyo byerekeranye no kuvuga ngo amavangingo byose waba ubizi se ko wayagize? Iby'amavangingo byo ntabwo mbizi pe, ntabyo nzi nimba wenda byaraje pe, ni ukuri nakoze ibyo ngibyo kereka umugabo wanjye wenda basi wenda agarutse wenda akareba, kuko niwe negereje, niwe muntu wanjye, niwe nakunze, niwe wamboneye ubusugi bwanjye, nta wundi mugabo wundi nkeneye. Mugabo wanjye nimba uri kunyumva rwose watashye mu rugo rwose, kubisi ko nkukunda wambabariye ko kugataha, ko nta wundi mugabo nkeneye mu buzima bwanjye, ni wowe nshaka. Uyu mugabo wawe ahari akure wa mugabo we watashye, kuko mu by'ukuri ukareka kwicisha n'umwana w'umukobwa agahinda mu by'ukuri, kubona ari umukobwa kandi ubona yihurira n'umuntu ejo ugasanga amuhaye urukundo, ejo uzaba uri kujya kuvuga ngo ibiki n'ibiki wahatashye. Nuko se umugabo wawe se ntabwo ajya guhamagara, ntabwo mujya muvugana? Umugabo wanjye ndamuhamagara ntajya anyitaba, nkamwandikira ntajya ansubiza, ntabwo nzi ikibazo yahuye nacyo pe, ubu narumiwe narashobewe. Yego. Ubu ngubu se ukora iki mu buzima bwa buri munsi kugira ngo ubashe kubaho? Mpingira abaturanyi, nkora ibiraka byo guhinga. Yego nibyo bimbeshejeho, nta kandi kazi mfite pe, n'ubwo buzima nibereyemo. Ntabwo wigeze wiga se? Oya amashuri narayacicirije. Amashuri? Narayacicirije, ntabwo nigeze ndangiza kwiga. Ese Justine, ikintu cyatumye uza kutubwira ino nkuru yawe se kwaba ari ukugira ngo ubone uko uhamagara umugabo wawe wenda kubone ku itangazamakuru agaruke, cyangwa se wazanywe n'iki muri makeya kutubwira hano? Nagira ngo ngire abakobwa inama bajye bajya gushaka abagabo ibyo byose babanje kubikora, kuko abagabo b'iki gihe ntabwo bagikeneye umukobwa udateye uko bashaka. Oya ni ukuri pe, mwihangane mwabana mwe b'abakobwa mukora ibyo ngibyo, kuko dore biransenyeye. Reba ubuzima mbayemo,
kandi nari umuntu muzima ameze neza nta kibazo mfite mbana n'umugabo wanjye neza mukunda kandi nawe ankunda rebe akantu gato niko katumye nsenya mwabana mwe b'abakobwa mwihangane rwose mukora ibyo ngibyo kuko ntabwo umugabo yagukunda ibyo bintu utabifite we yahita akujugunya ugasigara hanze yego ariko ntekereza ko umugabo ugukunda ashobora kwihanganira ibibi byawe byose kubera yuko iyo bagiye gusezerana hari indahiro barahira ko muzatandukanywa n'urupfu cyangwa se kugeza Yesu agarutse. Ntekereza ko umugabo ugukunda ibyo bintu ashobora kubyihanganira. Oya, iyo umugabo yaromotse yagiye hanze ntabwo ibyo bintu ashobora kubyihanganira, biba byarangiye. Aba yangiritse, ubwo rero iyo agiye hanze akabona abakobwa badateye nk'uko uteye, urugo ruba rwasenyutse. Umugabo wanjye natangiye mbabwira ko yaje kunywa inzoga aba umusinzi, akazajya ararana n'indaya. Ubwo rero nimba bo baramushimishaga njye simbashe kumushimisha, niyo mpamvu rero yahisemo kunta yisangira indaya se. Nimba ibyo ngibyo njye natari mbifite kandi kuri za ndaya akabibona, niyo mpamvu rero yabasanze. Njyewe rero arandeka anjugunyana n'abana babiri. Ese Justine, umugabo wawe akimara kukubwira yuko ikintu umupfa ko ari uko utujuje ibyangombwa byose by'abagore, yahise agenda? Kuki ukibimenya utahise byibura ushakisha nko mu nshuti zawe ngo ubabaze ko uko babigenza cyangwa se uko babigenje nawe ubikore, umugabo wawe umufate ataragenda? Umugabo wanjye yahise agenda, hacemo iminsi 2 ahita agenda. Rero ntabwo nari nagahura n'uwo mukecuru ngo mubaze. Umukecuru twaje guhura nyuma y'iminsi 5, ndabimubaza. Umugabo wanjye yaragiye, narayobeye iyo yagiye, n'ubu sinzi ahantu aba. Abantu benshi bambwira ko ari ku ndaya. Ubwo rero nuko byagenze. Ariko mana, abo bantu bakubwira ko ari ku ndaya se baba bafite amakuru neza ko umugabo wawe yaba ari ku ndaya? Ntabwo mbizi niko bambwira, ubwo wenda barayafite, nimba banavugana ntabyo nzi. Njye nta n'ikintu na kimwe muzi wo pe, nta nubwo duheruka kuvugana. Ibaze umuntu yansigiye inda y'amezi 2, none ubu umwana wanjye akaba agize igihe kingana iki? Agize umwaka. Oh la la. Ihangane kabisa. None kuva umugabo wawe yagenda ntabwo yigeze yongera guhindukira ngo akubaze amakuru y'abana? Ese umugabo wawe arabizi ko yasize aguteye inda? Yego arabizi. Yasize utwite? Yego. Kuva yagenda se ntabwo yigeze yongera kuguhamagara? Ntabwo yongeye kumpamagara, yagiye. N'ubu sinzi yabo. Nimero ze zicamo se uramuhamagara? Nimero ze zicamo nkanamwandikira, ariko ntago ajya nsubiza. Ambwira ati mugabo wanjye koko watashye, akanga kunsubiza. Akabisoma ariko ntago ajya nsubiza. Umugabo wanjye rwose nimba ari kundeba kuri kamera, rwose mugabo wanjye mbabara rwose ugaruke mu rugo uze tubana amahoro. Nukuri be ndakwinginze mbabarira ugaruke uze tubane. Ureke ayo mahabara yawe uze untunge n'abana bawe. Nukuri. Umugabo wawe wampa telefone ze nkamuvugisha? Yego. Ntabwo uzizi mu mutwe? Asigaye akoresha indi nomero ntabwo ndayimenya. Niyo akunda kubiriho. Niko nimero ye wayikuye he ko wambwiye ko mutajya muvugana? Ni umuntu wayimpaye. Yego. Okay. Bakunzi ba Kariza TV show, ni ukuri mubane nanjye, reka duhamagara uno mugabo twumve ibye. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Nitwa Akariza Queen, nkorera ikinyamakuru bita Akariza TV show. Njyewe ndi umunyamakuru. Umuntu witwa Tuyisenge Justine uramuzi? Ndumva muzi ngo yari umugore wanjye. Yego. Ubu ngubu ntabwo akiri umugore wawe se?
naramwirukaye ntabwo rwose ntabwo nyibana nawe. kubera iki se byagenze gute? Afite ikigo cy'igicucu kitagira ubwenge. Reka nabonye undi mwana bose wujuje ibyangombwa by'abagore cyari cya Mukagatare mu buriri. Reka sinari bubane nacyo bose. Mana yanjye, none se uno mubyeyi ko akiri umwana ukaba waramukuye mu rusengero kandi yarakijijwe, mu by'ukuri ubwo icyo kintu koko cyabatandukanya? Bose ubwo bajya gutunga umugore uzajya urukugusha amaraso, hari abagore banyara neza ahubwo. Naramwirukanye ntabwo namutunga rwose. Reka nabonye undi mwana bose yamena ubibura kabisa. Mana yanjye we, none se kuzi ko wari umuririmbyi, uri umucuranzi, uri umurokore mu by'ukuri, kandi urabizi ko iyo mugiye gusezerana murahira indahiro yuko muzatandukanywa n'urupfu. Urupfu rutaje ariko n'abantu baritandukanye. None se ubwo wasanga umugore atujuje ibyangombwa hari ababyujuje, uwo wamutunga se ngo bizagende bite? None se abana bawe wamusigiye? Abana nyine bazakura, nyine abana zamufashe ko nzabishobora. Rero se njya mubwiye ngo abe Mukagatare azajya gushaka imiti n'abo umugore nk'abana. Mana yanjye, turi kumwe mu kiganiro ahangaha, bazigira icyo ubwira umugabo wawe ari kukumva. Umugabo wanjye wambabariye ko kugataha koko, ni ukuri pe ntabwo nyiteye kwa kundi uko nguko uri kubivuga. Ukiri Mukagatare sheri watashye koko ukareba koko nabyende wambwiraga narabikoze, ni ukuri mbabarira ugaruke. wakiyemeye? Yego narabikoze. Ariko ntabwo uzi ukuntu abandi bagore beza banyaraho. Rero buriya nk'ujyanye he mukuri nawe ikigogi ubundi wavukiye abo baranya gasenge wawe ngo kwigisha ukuntu abagore bakimye. Ese sheri ntabwo twakundanaga unkunda koko. Sheri wambabariye koko ugataha, wambabariye ko ari we mugabo nzi, ko ari we wansugiye. Sheri watashye nizaniye undi mwana n'uwo umeze neza rwose, uzanyibagirwe n'umutwe wawe ntuzanye no kuwutekereza. Kandi umwana unyara neza kabisa, anyara akageza no mu maso no mu matwi zikageramo. Sheri wazaje ukareba basi bwaremye. Justine nihorere zana telefone. Mugabo njyewe naguciye mu byo uvuga, wenda ni wowe uzi icyo umutima wawe ushaka, gusa njye ndi kureba ku bana. Mu by'ukuri aba bana banyu nta ruhari baba barabigizemo, kandi gufata abana ukabarekera umugore bakazakura batabana na se ntabwo ari byiza. Ni ukuvuga ngo ababyeyi bafite abana bafite uburere bw'ababyeyi bombi birushaho gutuma bagira ubuzima bwiza, sibyo? Cyazanzaniye abana banjye se nkabare. Oya, uzatahe ahubwo uze urebe ibyo umugore wawe wamushinzaga, urebe ko ariko bikimeze. Reka ubu ntabwo nasara nawe. Reka izo ni inzu zitanabaho. Ntanekereze rwose, ahubwo ubwo ngubu niba kuntekereza umugore ko ari kwandika ku mazi, ari kwandika bihita. Yego ko sawa ngaho, urakoze cyane. Bakunzi ba Kariza TV, ibintu birakomeye mw'abantu mwe. Tugeze ku munsi w'imperuka, tugeze mu minsi y'imperuka kabisa. Ese Justine ko wambwiye yuko mwakundanye muririmba muri ADPR, we ari umucuranzi wowe uri umuririmbyi, kandi ukaba wavuze yuko wari isugi, mu by'ukuri ubwo ibyo bintu by'imyeyo n'amavangingo umugabo wawe yabikuye he? Ukeka ko yabikuye he? Umugabo wanjye ntabwo nabimenya pe, ahubwo wasanga twarashakanye we atari imanzi, wenda we yarabikoze. Yego. Cyangwa se wenda ya majoro ajya gataha wenda mu bubari n'ibiki byose. N'ubundi nabivuze, umugabo wanjye yaje guta nyine akazajya ajya mu bandi bagore, agataha amajoro akarara iyo ngiyo, bwacya agataha. Nuko nyine byagenze, niko umugabo wanjye nyine yaje kugenda gutyo nyine, wasanga ari wenda yabikuye ko n'ubundi yarazaga akantoteza akantoteza akambwira nabi, ngura igicucu, ngura iki, ntagari ngo wanyereka nyoko. Ni by'iyo magambo yahoraga anyurira. Ese Justine, ni ibiki ubona ko nk'umwana w'umukobwa yakwitondera mbere y'uko yajya gushaka nk'umugabo? Ikintu nagira inama abana b'abakobwa cyangwa abamama bataciye imyeyo,
bazabyitondere. Abagabo b'iki gihe basigaye bakunda keya, basigaye bakunda umukobwa waciye imyeyo, kuko reba njye dore biransenyeye. umugabo wanjye yirirwaga ntuka ngo ndi ikigoryi, ndi igiki, ndi ikintagari, yirirwa ntoteza kubera iyo mpamvu ibyo bintu natigeze mbikora. Justine, turabyumva cyane kuri gutanga inama nziza. None se ni igiki wowe wigiye mu buzima, wigiye muri ibyo bintu byose byakubayeho? Ni igiki wigiye muri ibi bintu byose byakubayeho? Ibintu byambayeho ni igiki wizemo? byansigiye Isomo. byansigiye isomo ko n'umwana w'umukobwa ngewe nubwo twahurira mu nzira nabanza nkamugira inama, nkamubaza se ko ugiye gushaka umugabo ibi ngibi warabikoze? ahubwo ati umva wa mwana w'umukobwa ibi ngibi nibyo byansenyeye, banza ubikore. uwo mwana w'umukobwa nimba afite kunyumva nawe akabyumva, kuko dore nanjye byansize habi. Yego. Ni ibihe bintu bitatu ujya ukumbura ku mugabo wawe? Umugabo wanjye ikintu mukumburaho cya mbere, tugishakana yampaga keya, akambwira ati twaba tugiye nko kuryama, akambwira ati karibu mu cyumba, twaba turi ku meza akantamika, turi umugore mwiza. ibyo bintu njya mbyibuka nkumva wamungarurira, nuko nyine yanyanze pe. Yego. Ese Justine, iyo uri kumwe n'abana bakakubaza papa wawe ahari, papa wabo ahari, ubabwira ko papa wabo ari hehe? Njyewe babimbajije nkurwa n'isoni, nkabura ikintu nsubiza, ahubwo ati papa wanyu rero yagiye guhaha, igihe nikigera azataha, reka dutegereze nyine. Ntabwo uwa kabiri we nta nubwo aranakurena ngo ambaze ibyo bibazo, kereka umwana wa mbere niwe umbaza ati papa ari he, nkabura ikintu umusubiza, nkamuga ati papa yagiye ku kazi, azashyira atahe, yagiye ku kazi. ni ibyo ngibyo mubwira. ariko mba mfite intimba y'agahinda ukuntu umwana wanjye agiye kuzakura nta papa wagira, bagiye kubaho mu buzima bubi, kandi ari umwana w'umukobwa. nkibaza ubuzima naciyemo ko na wa mwana wanjye agiye kuzabucamo. wowe uzamwigisha. nkavuga ati se mana, nk'abana b'abakobwa nk'ubu nka papa wiwe ahantu ari, ubu koko ari gukora byiza. umva nyine agahinda nyine karanyishe, nkabura icyo nkora rwose. Ese wigeze ugana imiryango y'iwabo w'umuhungu cyangwa se ba marene wawe byibura ngo wamuganirize ikibazo mufitanye babe babunga? Yego, naje kubibabwira, nabibwiye marene wanjye, bibwira famiye y'umugabo wanjye, ndabibabwira barabyumva. umugabo wanjye baramuhamagara ngo batwunge. umugabo wanjye aranuka anyandagaza imbere ya mabukwe na bashiki be n'abaramukazi banjye. umugabo wanjye yaranutse nk'uko anukiye imbere yo kuri kamera, abantu bose bari kubyumva. n'ubundi niko yantutse. ihangane. umugabo wanjye yarankundaga, ariko sinzi ibintu bamuhaye abagore bo hanze. kandi urumva ikibazo wazize ari cyo ngicyo yavuze. njye reka nibande ku rubyiruko, cyane cyane abana b'abakobwa mugeze igihe cyo gushaka. nyamuneka namwe ba mama mufite ibyo bibazo bitandukanye mu ngo, ni ukuvuga ngo mw'abantu mwe, ibiganiro dukora cyangwa se inkuru tugenda twumva bibaho mu buzima, ni ibintu bibaho bisanzwe mu buzima bwa buri munsi. ni ukuvuga ngo wa mwana w'umukobwa we ugiye nko gushaka, ni ukuri nyine murebe mugenzi wanyu byamubayeho, mwite ku muco, mugerageze nyamuneka mukumire ikintu cyatuma musenya. ndetse n'abamama muri rusange mufite ibyo bibazo bitandukanye, mwegera abantu bakuru, mugisha inama. erega hari ukuntu umugabo ashobora kukubwira ngo ntago ngo ibi ngibi ubizi, ngo ntago ubikora, kandi nyamara wenda ikibazo ari we cyanaturutseho nawe atabizi. ubwo rero iyo mubaye abantu, mukaba abantu batabizi mwembi, niho hahandi buri muntu wese agenda akavuga ati, ugasanga umwe ari gushinja undi, ugasanga umugabo ari kugushinza ko ntabyo uzi, nyamara ari we utazi nko kubikora cyangwa se kubireba. ni ukuvuga ngo nyamuneka mujye mugerageza mugishe inama abantu, mugishe inama inshuti n'abavandimwe,
mugisha inama ndetse ntekeze yuko n'abantu baba bagiye nko gukora ubukwe cyane cyane abantu bo mu itorero bigisha ku bana. So rero ngewe ndabona reka dusoze ikiganiro. Mwakoze cyane mwebwe mwabanye natwe ikiganiro kigitangira, wowe tugisozanyije, reka tugushimire cyane, mwakoze cyane. Ese Justine ugira telefone? Yego. Nk'umuntu ashatse kukuvugisha yakubona kuri iyo nimero? 079 59 35 Yego. 612. Ya reka dushimira abakunzi bacu rero mwese muri rusange bo muri hose. Amahoro y'Imana abane namwe ndetse n'imigisha n'ibyiza byose biva mu ijuru. Mwari kumwe nanjye Akariza Queen. Ibiganiro nk'ibi naho ubutaha. Ciao. Bye.